Abanyarusizi muri aho? Aho neza? Ndishimye kuza kubasura no kugira ngo tuganire, ariko ndabanza mpere ukubashimira Abanyarusizi. Rusizi ndetse na Cyangugu ya mbere ni iby'u Rwanda. Ababigiraga iby'ahandi ntabwo ari byo. Ibyo ubwo ni amateka, byararangiye. Ndabashimira byinshi byiza byanavuzwe mukora. Ndetse ukonje aha kenshi usanga hari intambwe buri gihe yagiye iterwa mu majyambere. Ni ugukomerezaho rero, ndetse aho bishoboka tukihuta. Umuyobozi w'akarere yabivuze, iyi Rusizi irimo ikikijwe n'ubukungu bwinshi. Ubukungu ni bwinshi, ariko ubukungu bwa mbere bw'igihugu ni abantu, ni mwebwe. Ubundi bukungu ubwo ari bwo bwose bwubakira aho ngaho, bwubakira ku bantu, bwubakwa n'abantu. Nubwo dukikijwe n'ubundi bukungu, abantu batabikoresheje ngo biyubake, bubake ubuzima bwabo, bubake igihugu cyabo, ubwo bukungu ntaho bwagera, nta nabwo bwagera aho bugeza. Ibyavuzwe rero by'abo muturanye na Kongo, uturanye n'u Burundi, abo muturanye mukwiye kubana neza, mugahahirana, ubucuruzi bugatera imbere. Iyo mbivuga ubwo ndavugira uruhande rw'u Rwanda ko mukwiye kuba mwiteguye kubanira neza abaturanyi, gukorana neza nabo, amahirwe yaboneka nabo batubanira nk'uko dushaka kubabanira. Ubwo ngira ngo bikagenda neza kurusha, ariko murabyumva ko twe tutagena uko abandi batubanira, twe twagena uko tubanira abandi. Nge nibyo mbabwira, mwe muzuzuze inshingano zanyu zo kubanira abaturanyi neza.
hanyuma dutegereze ko abaturanyi bacu nabo batubanira neza, icyo gihe yafasha, kandi byafasha buri wese, ntabwo bifasha abanyarwanda gusa. Abanyarwanda babikoresha kugira ngo batere imbere, ariko n'abaturanyi tubana nabo tubabaniye nabo bakatubanira, nabo babifitemo inyungu. Icyo ni icyangombwa, ni ikibanza. Abashora imari, abikorera, abacuruza bari hano cyangwa se abanyura hano bakiyongera, ibikorwa bikiyongera, n'inyungu abantu bavanamo nazo zikiyongera. Banyarusizi rero, igihe twifuza ko bigenda bityo, hari ibyo dufite mu bushobozi bwacu tutategereza ko uw'ahandi yatubanira neza. Yabikoze ni byiza, atatubaniye neza dufite ibindi tugomba gukora twakwigezaho, nabyo bikatugirira inyungu. Iyo mwavuze hari ikivu, ikiyaga cy'ikivu kiri hafi hano muturiye, hari amashyamba, hari ibishanga duhingamo umuceri, ari ukorora cyangwa ahandi hahingwa. Ibyo twabikora, kuko ntabwo bigomba gutegereza ko abatubanira batubanira neza. Tugahinga, tukazamura umusaruro. Kuri hegitari imwe y'umuceri hari ibizwi, iyo wahinze neza hegitari imwe ushobora kuvanamo toni ziyongereye zitubutse, aho kuvanamo toni imwe ebyiri hashobora kuvamo 7, 8. Sinzi impamvu tutagera ku 8. Hari wahitamo 1, 2, 3, ashobora kugera kuri 7, 8, kugera ku 10. Hari wahitamo gutyo. Nimwe mbaza Banyarusizi, ntabwo ikinyarwanda se bigiye kuba bya bindi, ntabwo mwumva ikinyarwanda. Ko mbabaza mugaceceka. Toni 2 n'8 wahitamo zingahe? None se rero birashoboka, ariko bishoboka kubera ko abantu bakoze, kandi Abanyarusizi murakora, biragaragara. Mukomeje gufatanya, abantu bose bagafatanya, n'inzego zikabafasha mugafatanya, umusaruro watubuka, wakwiyongera, Abanyarusizi barushaho gutunga byinshi, bakamererwa neza. Kuko turifuza, nubwo tumaze kugera kuri byinshi, hari ibindi byinshi dushobora kandi tukifuza kugeraho. Turashaka buri Munyarusizi, buri Munyarwanda kwabaho neza, kwatunga, kwabaho mu mutekano, abana bakajya mu mashuri, bagashobora kwivuza, abakuze bakora akazi bagashobora kubona akazi, bagashobora kugira icyo bakora,
niko abantu babaho, niko u Rwanda rushaka kubaho. Turashaka kubaho neza, nta handi byaturuka, nta wundi wabiduha, ni twebwe ubwacu, nitwe dufata iya mbere. Undi waza akaba yakunganira ibyo dukora, ariko ntabwo yaduha ibyo dukora cyangwa ngo abitugenere kubera ko yabishatse. Yaba atabishatse ntitugire icyo tubona, ntabwo byashoboka. Iby'amavuriro byavuzwe n'imihanda n'amashanyarazi, ibyo turifuza gukomeza kubiteza imbere bikagera kuri benshi, kandi bikagera kuri benshi cyangwa bakabigeraho nta kuvunika. N'amashuri, iby'ubuhinzi n'ubworozi nabirangije, iby'ubucuruzi, iby'ishoramari, ibyo kwikorera, ibyo nabyo nabivuze. Aha mutuye ahantu mwihaye amahoro, mugakorana, mugakora, mwagera kuri byinshi cyane kubera ko hari byinshi byo kubakiraho hano. Nanone byumvikanye, umutekano nimwe mugomba kuwiha, nimutume hagati yanyu hari uwabameneramo ngo ateze umutekano muke, cyangwa se icyaba cyaturuka hanze y'umupaka kuba cyahungabanya umutekano wacu, nacyo ntidukwiriye kuba twagihaho kimenera. Iyo umutekano wahungabanye, ibintu byose birahungabana. Bya bindi mwageragaho, ya ntambwe nziza mwateraga, bisubira inyuma. Kandi twebwe nk'Abanyarwanda twari dukwiye kuba dufite amasomo menshi twavanye muri ayo mateka mabi. Sinzi ko hari umuntu hano n'umwe wakwifuza gusubira inyuma aho ngaho. Twarahasezeye. Muri Rusizi nk'ikindi gice cy'igihugu icyo ari cyo cyose, guteza imbere uruhare rw'umukobwa n'umugore mu gihugu cyacu. Murabizi, abantu benshi, ubundi hafi abantu bose bagira ubwenge, ariko ubwenge bwaba buri, reka mbanze mpere abakobwa n'abagore mu Rwanda hose. Mwari muzi ko aribo benshi, 52%. Ubwo abandi turi 48%. Sibyo? None se haba harimo ubwenge ki ufata 52% ukababwira ngo nibigireyo, none baceceke. 48 akaba ari bo bajya imbere kubera iki bonyine? Mu Rwanda rwacu turashaka 100% ko ariyo igira uruhare. Turashaka abadamu n'abakobwa, turashaka
n'abagabo n'abahungu ko bose buzuzanya bakagira uruhare bakwiye, kuko niko ibintu bikwiye kumera, niko Imana yaremye kandi bifite ishingiro. Ntabwo ari ikibazo cy'imibare rero gusa nabagiriyemo, ariko noneho ni n'uburenganzira, uburenganzira bw'umuntu. Usibye ibyo byagenda muhora mwumva umugore umugabo biheraho, ni uburenganzira, ariko usibye ko no muri politiki y'igihugu cyacu buri munyarwanda wese, umugore umugabo, idini runaka, aho waba uturuka hose, turifuza ko uwo muntu, ariko ndabona mumuhe umwanya avemo, ndabona amerewe nabi uriya muzehe, musaidie. Turifuza ko buri muntu agira uburenganzira, akagira amahirwe angana n'ayundi. Ntabwo turobanura, ntabwo twifuza u Rwanda rurobanura. Amahirwe ku mashuri, amahirwe yo kwivuza, amahirwe yo gukora akazi akariko kose, amahirwe yo kwikorera. Ku banyarwanda birangana, yaba umugore yaba umugabo yaba umunyarwanda haturuka hose muri iki gihugu. Niyo politike dushingiraho, niyo politike ituranga, niyo ikwiye kubaranga mwese, kandi inyungu zayo ni izi ngizi mureba. Rusizi imaze gutera imbere kungana gutya, nubwo hari byinshi dushaka ko yakomeza guteraho imbere, bituruka aho ngaho, sibyo? Umutekano rero, gukorera hamwe, gukora neza, uburenganzira kuri buri muntu, abantu gukora bagashobora kwikorera hano cyangwa mu baturanyi, no gukorana n'abaturanyi. Ibyo nitubikomeza mu nzira nziza nk'iriho ubu ngubu, mu yindi myaka mikeya muraza kuyoberwa Rusizi uko yabaye. Rusizi raza kuba ka gace k'igihugu gateye imbere, ariko biranga n'igihugu cyose uko gitera imbere. Dukoreshe rero amahirwe dufite hano. Ibyinshi twaraye tubiganiriye n'abayobozi banyu ku nzego zose z'ibanze n'izindi nzego z'abandi mukorana, muri civil society, mu madini, mu bikorera, nabo bari bahari, twabiganiriye. Buri wese yumvise uruhare rwe kandi yasezeranije uruhare rwe. Ibisigaye rero ni ugukora, tukajya imbere. Ibindi bivugwa biraho bitubaka, mujye mubyima amatwi mwe mukore.
mukore kandi mwizeye umutekano usibye uwo mushobora kwiha ubwanyu kandi wa ngombwa n'undi mutekano ugomba guturuka mu zindi nzego urahari uhagije. Nta muntu aho yaturuka hariho hose ushobora kuduhungabanyiriza umutekano, ntawe arakubeshya. Haba ku mugaragaro haba muri rwihishwa. Babandi bacengera basesera bakagenda bububa dufite amaso abareba, turabareba tukabashyira aho bagomba kujya, kandi nibashaka kubageramo bababwira mujye mubabaza uti wowe kuki uruwahe uravahe urajyahe urashaka iki, ushaka kuduhungabanyiriza umutekano. Ibyo tumaze kubaka rero ni byiza ko tugomba kubirinda kandi tuzabirinda bihagije. Banyarusizi rero usibye kubasuhuza no kubashimira byanzanye hano bizangarura n'ubundi, nagira ngo nzajya mpora mbasura ndeba aho tugeze. Hari ibyo twari dusezeranye n'abayobozi biri mu nzira by'itumanaho, hari iby'amatelefoni kugira ngo akore neza, hari iby'amaradiyo gukora neza, hari television gukora neza, hari amahoteli n'ahandi mugomba gukoresha ndetse mukidagadura agomba kuboneka. Amahoteli abagenda muri aka karere bashobora kuraramo bakishima, hari imihanda abantu bagendamo, hari indege ndetse ziza buri gihe. Mujye mukoresha n'indege, ntimukoreshe umuhanda gusa. U Rwanda rumaze gutera imbere, cyangwa Rusizi imaze gutera imbere. Rusizi iteye imbere ku buryo mufite n'ikibuga cy'indege nyine mujye mugikoresha. Ikibuga cy'indege ntabwo ari cyo gukiniramo umupira, ni icy'indege nyine. Indege zagiza buri gihe abantu bazaborohereza, kandi Abanyarusizi ntimumaze kugira amafaranga ko ntuzaba mushaka, niba ushaka kujya mu murwa mukuru cyangwa ahandi ushaka kujya kuki byakuvuna. Ubwo niyo mpamvu indege ihari. N'ibindi byinshi nzajya nza tubikurikiranire hamwe turebe ko nagira ngo mbashimire rero, mbasaba gukomeza gukora byiza bimaze kugaragara kugira ngo dukomeze dutere imbere. Hanyuma nagira ngo mbahe uyu mwanya dukomeze ikiganiro mu bundi buryo, ariko kugira ngo dushobore no kuba twaza kubaha umwanya
mukajya gukora ibindi cyangwa mukaruhuka kubera ko mwatinze hano izuba ryabamereye nabi. ubwo ndagira ngo tugerageze tugere vuba hanyuma muve ku zuba. Mwakoze cyane.